niba ari akagashati ngashyira ku ruhande ngasigarana nako nkakora n'agapantaro se eh n'agapantaro bikaba bikiza ugasigarana nako imbere oya oya sako ngakuramo ngasigarana nako imbere oya n'akagashati rwose ugafatanya n'abato n'abandi bahari bakuru bahari Metron Marene anambutse ambwira ijambo tabwira ntago njya ngyibagirwa bambwiye ati ukuriye kuntu uri kuvuga urakonje ntitubibone muri reception muraho neza kandi muriho mwiriweho muragumye ngira ngo nimvuga ngo mwiriweho murumva amasaha tugiye gutangirira inkera ariko kandi uyu munsi araba yihariye ikiganiro bahaye ikaze wacu ku Mutagara KTV iwabo w'imyidagaduro gakondo. Iyo tuvuze imyidagaduro ntabwo tuzana abaririmbyi gusa, ahubwo dushobora kuzana abantu b'inararibonye cyangwa bafite amakuru ku bintu runaka bifite ibyo bihuriye aho bihuriye n'umuco ndetse n'ibindi bikorwa mu muco, abahanzi imbereho yabo n'ibindi. Ariko uyu munsi by'umwihariko ntabwo twazanye umuririmbyi, ntabwo twazanye umusizi, ahubwo twazanye umuntu w'inararibonye, yabaye intore yarahamirije, yabaye MC kuva kera kugeza n'ubu, yabaye umuntu managinga amatorero, ariko kandi igisumba ibindi akagira icyitwa Mucyo Event. Uyu munsi rero twamuhaye ikaze, ndagira ngo twakire Mucyo utwibwire nyakugira Imana. Yakoze cyane Kamanzi. Nishimiye kubana namwe. Nitwa Mucyo Byahamye, mubiri w'imanzi rwamuka mu ngambi ngenzi mu ntore. Mwene Rutagaramba ingamba rwa Seburimbwa akabanga abisonga mu za Gashongore. Cyane nkaba ndi umutaramyi nkuko bivuzeho, agarariye Mucyo Event, ni company ijyanye n'imyidagaduro. Ubwo rero turisanze iwabo w'imyidagaduro, natwe tukaba twisanga mu myidagaduro, turanezerewe. Ariko kandi ongeraho uti imyidagaduro cyane cyane ifite aho ihuriye na gakondo, tuguhaye ikaze, wakoze kwitabira ubutumire. Yakoze cyane. Kandi warakoze kutwereka ko dukunze ku Mutagara KTV. Urakoze cyane. Mucyo ni muntu ki, urugendo rwa Mucyo kuva kera ufite amateka menshi. Ndagira ngo uhere Mucyo munsi y'ikirenge umugeze ku isoso. Nta soso riba ku kibuno, nta soso riba mu mavi, burya isoso riba ku musatsi, ku mutwe. Ubwo niba mvuze guhera munsi y'ikirenge mu bworo bw'ikirenge kuzamuka kugera ku isoso, turagira ngo tumenye Mucyo urugendo rwe kugeza amakingo aya ngaya amaze gushinga Mucyo Event, kandi amaze kuba MC wamamaye muri iki gihugu mu misango y'ubukwe bwa Kinyarwanda ndetse n'izindi events zitandukanye. Urakoze. Ndagerageza kuvunagura, kwivuga nanone bikaba ari ibintu bitorohera buri wese kugira ngo yirambure agere ku masoso nk'uko babivugaga. Hanyuma ni Mucyo Sugira Oreste, niyo mazina yanjye nahawe n'ababyeyi, nkaba ndi ingaragu kigaraguzwa. Hanyuma uvuze ko mera rwose ku mano. Mu buto bwanjye nakuze nkunda ubutore cyane. Najyaga mbona umuntu uri guhamiriza, nkabona niwe muntu wa mbere w'icyamamare. Namureba ari ku rubyiniro ahamiriza, nkibaza babandi bandi tuzi bo, nkumva ntacyo bakora, nkumva ntacyo bakora rwose. Mbikuriramo iminsi ishize nibwo nabiganirije n'umubyeyi wanjye data. Yakomeje kumfasha, ariko mbere mu buto, mu mashuri mato primaire, niho nagiriye mu itorero rya mbere. Muri primaire ni igikorwa cy'ikigo twigagaho, baturemera itorero, batuzanira abatoza, dutera iteka cyane cyaba bamwumva. Cyaba se yagutoje guhamiriza cyangwa yabaga ari muri korali? Atanazi ni intore. Atanazi ni intore rwose. Twaramutumiye ahangaha, yanesheje abanyarwanda. Narabinezerewe kuzana umutoza wanjye wa mbere. Ikirenge cya mbere cyitwa Bukaraga buriya rwose niwe wakinyigishije.
Icyaba narinzi ko we yakuza yibera muri korali gusa buriya no guhamiriza arabizi buriya ni umutoza w'abakobwa Eh. azi cyane tumuzeho cyane ko azi gutoza abakobwa hanyuma icyo gihe rwose ngira amahirwe babivuga mu ishuri abashaka kunda umuco nyarwanda abashaka duhurira inyuma ku giti cy'umunyinya abo twiganye Remera Catholique ya kabiri barabyibuka harya ni riba kwa Rwahama ya ruguru iriya cyari Remera Catholique 2 tugendera ku mutagatifu Dominico Savio ayo hepfo yahindutse Saint Paul nuko ukomeza kubyina rwose ndabikurikiza ariko ababyeyi bakabona ni ikintu gishobora kuzatuma ntiga barabimbuza rwose barabimbuza kandi umuco nyarwanda kumvira umubyeyi nicyo cya mbere bamwubaha cyane ndamwubaha ndabumvira ndabireka ariko amashuri arakomeza nza kongera kubyisangamo iki cyawe ntawe kijya nza guhura n'inshuti zanjye tutaramye biraho dutaramye rwose mbona abahungu barahagurutse barasakaye ubwo ngeze muri segonderi mwabyinanye muri iryo torero oya nta handi najyanye gutarama n'abandi bisanzwe narabiretse ubwo ariko si kera nabwo ni muri nanjye amashuri ya troncome ubwo ni mu nkomo ya mwaka ni muri 2010 2009 na 10 nibwo rero aho twari turi kumwe mbona rwose barahagurutse basharitse ingamba cyane nabati ibintu mubikorera ngira amahirwe meza cyane nsanga itorero babarizwagamo riri impande yo mu rugo akaba ari hano kuri Stade Amahoro Stade Amahoro habagamo itorero ryitwa Urugwiririza dutashye cyane umubyeyi wacu Anita Mwihoreze turamuramukije cyane muhungu wawe nguyu ndamuramukije cyane hari na gahunda dufitanye mu minsi iri imbere turabishyira muri gahunda tugize n'amahirwe nawe mwazamutumira afite byinshi yadusangiza nk'umuyobozi w'itorero rya kera ryaremye intore nyinshi riracyariho rirahari riri mu bana riri mu bato baza mu biruhuko n'iza gahunda zose twese intore twihaye nuko nisanga rero mu Rwiririza ari itorero riri bugufi riranyakira umubyeyi rwose aratwakira nanone nongera nsangamo wa mutoza wanjye wa mbere atari cyabo uwo rwose umusangamo ndabyibuka dushyira ku ruhande bya bintu byose yanyigishije ndi muto ndongera ndabimwereka arongera arambona ndabimwibutsa nisangamo neza ndabikunda ndabikora biramvuna ku rwego rwo hejuru nasanze ari itorero rikomeye rifite abahanga rifite intore zizi guhamiriza cyane rifite abakobwa bazi gushayaya biryoshye biramvuna rero kwisanga mu murongo nk'uwabo binsaba imbaraga nyinshi cyane mbonero no kubwira umuto waba uri kutwumva wese ibi bintu waba ubikunda waba ushaka kubikora ariko utabihaye imbaraga utabihaye igihe utabihaye time ntabwo bikunda mucyo urugendo rwawe turimo kurwumva wisanze ryari mu itorero noneho utangira guhamiriza muri profession tutagiye mu kuba wenda warinjiye muri iryo torero kugira ngo utozwe ndavuga urugendo rwo gutangira kubara guhamiriza kwawe nk'ikintu kikwinjiriza urakoze ndagaruka ko ni muri iryo torero Rwiririza niho nazamuye nanjye ubumenyi bwanjye impano kuko nsanga ndayifite ndahamiriza menyana n'abandi ndahamiriza rwose tugenda twajyaga ni kera habagaho amatorero atari menshi wenda nk'ubu hari igihe byabaga na ngombwa ko tujya gutanga ahandi amaboko kurema amaboko ariko vuga atari menyayo anayintore ibyo byo kujya gutanga amaboko twajyaga gufuma mwajyaga gufuma icyo gihe ikiganiro
TV yacu inakurikirwa n'abantu b'intore za zindi za kera. Reka tubibutse terime yo gufuma. Mukajya bajya gufuma rwose byabaga ari byiza kubera ko niho byakwerekaga ko noneho wabaye professional. niho wandi bavuga ati Kamanzi yamamagaye ngiye kurema ingamba na Kamanzi. Ukahita ugenda uvuga ati ahangaha nanjye kanigaragaza kuko ukahita ubona koko kuba zamuye urwego iryo torero rivuyemo ryari? Ntabwo narivuyemo. Ntaryo navuyemo ko n'ubu rwose navuga ko nyiriyo kwa ko turacyari kumwe n'umubyeyi niba namuramukije nkavuga ati dufitanye gahunda ahubwo nuko nagutse koko. Icyo gihe ndabyibuka twari tuvuye mu rukerereza guhamiriza, twari tugiye kwakira irushanwa rya Cane. nibona narambagijwe n'irindi torero ryitwa Inkeshagitaramo. Muzehe Gatoya turamusohoje cyane. Gatoya akaba umutoza ukomeye cyane. Gatoya ni intore cyane. Intore cyane Uwimana Gatoya. Buriya kugira ngo ujye mu ngamba y'Inkeshagitaramo ya Gatoya. Shaka uzi kubyina. Noneho si no kumenya kubyina gusa. Ufite imbaraga arakoze umwitozo. Icyo rero rwose umwitozo ubarizwa cyane rwose nyuma ya Cani, nyuma yo guhamagarwa mu itorero ry'igihugu warambagijwe uba winjiye mu Nkeshagitaramo. Zikorera Nyamirambo myitozo cyane. Nyamirambo ni Nyamirambo ku murenge wa Nyakabanda. Nkeshagitaramo mwese ndabahobereye cyane. Hobe aho muri mugubwe neza cyane. Yego. Hanyuma nisangayo nzamukana bwa buhanga bwanjye, nsanga abahanga bandi, nsanga noneho ni wabo w'amatorero w'intore. Birakuzamura bikuzamura ku rwego iyo uhamirizanya n'umuntu ubona rwose kurusha utafite ishyaka. Utafite ishyaka bwa nanjye nzagere kuri uru rwego. Iyo uri intore udafitagira ishyaka nta hantu wagera. Ntabwo wahagera. So birampira mbana nabo igihe kinini, ubwo bazi kubara sinibuka igihe Cane yabereye kugeza aho rwose ngeraho n'itorero ubwaryo bangira umuyobozi mpinduka uwungirije perezida ariwe Gatoya. Mba vice perezida kugeza n'ubu. N'ubu uracyari mu Nkeshagitaramo se burya cyane. Reka cyane niho ndamburira amaboko gukora siporo. Hari ikibazo nenda kukubaza ariko reka manzi iki. Inkeshagitaramo uracyahamiriza ku buryo niba bafasha akazi cyangwa ni kwa kundi uba muri komite kuko urwego umaze kugeraho nari kukubaza uburyo wavuye mu mwuga wo guhamiriza ugatangira kuba MC mu bukwe bwa Kinyarwanda kandi nshima ko unabikora neza, umaze kwamamara none umubwiye ko kiba mu Nkeshagitaramo. Inkeshagitaramo uzibamo nk'umuyobozi cyangwa uba mu Nkeshagitaramo nk'umuntu ushobora guhamiriza mu gihe Inkeshagitaramo zafasha akazi ku buryo nawe ushobora gusakara mu ngamba? Tubwiza ukuri. Urakoze cyane. Nzibamo nk'umuyobozi, nkazibamo nk'ufasha abandi intore zihari kuzigisha, kuzifasha umutoza wungirije, kuzifasha kubereka urwo rugendo rwose rwiza, kubahereza motivation. Ndabasura mu myitozo, nahagira nakumva rwose umurishyo bikanga, niba ari akagashati ngashyira ku ruhande ngasigarana k'imbere nkakora. N'agapantaro bikaba bikiza ugasigarana k'imbere. Oya sako ngakuramo ngasigarana k'imbere. Oya n'akagashati. Agashati rwose ugafatanya n'abato n'abandi bahari bakuru bahari, tugahamiriza tukareba cyane yuko urumva mbere nyihamiriza nyiri kumwe nabo hari igihe dukenera amaboko y'ibyo twakoreshaga mbere. Asanga ninjye ubyibuka. Urwo rwari urugendo rwa Mucyo ngira ngo mwamwumvise. Ni intore imaze igihe umuntu yakubwira ngo guhera za 2009 nari ndimo guhamiriza. Ubu byanze bikunze niba we mu cyumba ufite amayugi. Irahari n'umugara. Ntago byabura. Irahari n'umugara icumu n'ingabo bintu. Hari amatorero, ubu ngubu hari amatorero yagiye yaguka ku buryo buri muntu atigirira umugara we n'iyugi. Usanga itorero ryarakubwiraga riti ugomba kwinjiramo ahangaha wizaniye umugara n'iyugi n'ingabo n'icumu. Yego, byari uburyo bwiza bwo kugira ngo dufatanye nyine. Ukabusanga rwose urahamagawe turabifite.
uyu munsi twateguye kuganira ku bintu byinshi ariko ubwo cya mbere duse nkaho tukivaho cy'urugendo rwawe mu guhamiriza twongere dutangire urugendo rwawe nkeka ko turi bufate n'umwanya muto kugira ngo tuze kuganira kuri Mucyo Event nyuma yaho tuza noneho no kuganira ku ruganda rwa gakondo mu Rwanda cyane ko ufiteho ubunararibonye tugira ibyo tuganiraho hari ibitaramo biherutse kuba hari abahanzi uburyo babyinnye amatorero uburyo yahamirije n'imibanire y'abantu bafite aho bahuriye na gakondo baba baririmbyi baba bahamiriza ndetse n'abasizi kuko uri umwe mu bantu bazi icyo gisata ndagira ngo mbere yuko tugera muri ibyo tuganire kuri MC Mucyo tuganize MC Mucyo ni muntu ki akazi kawe wagatangiye ute uruganda rwo kujya mu gusangiza amagambo niko benshi bakunda kubivuga mu bukwe bwa kinyarwanda ndetse n'ibindi birori utubwire urugendo rwawe uko rwatangiye naho ugeze ubu urakoze cyangwa niba bikubiye muri Mucyo Event wenda nabyo waza kuza kwitabira turabikomoza yego urakoze cyane tubikomoze yego ntacyo bitwaye tubikomozeho urakoze urugendo rwo kuba MC Mucyo ngewe bikomora kuba ndi intore iyo ukora ikintu ukaba waragiriza amahirwe yo kurererwa mu itorero ukaba intore burya iyo ukurikije uwo murongo icyo ugiyemo amahirwe menshi ubikora neza yego hanyuma mbyisangamo mva naho twataramiraga tujya guhamiriza n'ubu kijyayo turacyatarama mu bukwe mu birori bitandukanye amakampani hari amagrupe runaka akora byinshi bakakenera ko tujya kuyobora gahunda rero nagize uwo murava n'uwo mutima wo kujya muri aka kazi mbikunze mbibona nabibona uri kubikora numva nabikora nkumva ni byiza birankuruye ariko nkareba noneho icy'ingenzi cyatumye mbijyamo mwihangane nuko hari abantu benshi babikora batabikora neza hari umuntu we musingaga ubukwe ukabona urababaye ahubwo n'abageni bakababara ariko nza kubiganiriza intore twari turi kumwe icyo gihe twabaga turi kumwe bakambwira ati nyamara wabishobora ko naho najyaga urumva ko wowe ugira umwanya mwinshi wo kuvugira imbere y'abantu uri umuyobozi wisanga mu magrupe ugenda uyayoboye wisanga mu gikorwa runaka mu gihe ahantu runaka ni wowe ubwo bakabona ko rwose ntago byananira bamereza nabo imbaraga ziturutse ku ruhande nisangamo noneho niki cyakugoye mu gutangira icyangoye mu gutangira wo kwemusinga ni ibintu byose si ibintu byose ikintu cya mbere utangiye uba wumva ufite igihunga uba wumva butari bucyurwe rwose nta kantu kakubayeho n'ubu wibuka ukavuga uti mana yanjye buriya bukwe nakozemo iyo mbwibutse ndiseka akantu kambayeho ni uburyo naje mfite gahunda yo kuyobora kanyibukije ndabwibuka rwose ni imbere ya covid yagiye kujyamo narakoze ubukwe bwa mbere nayoboye uko mbishaka nuje gakeya bitandukanye niko mwihariko wanjye kuyobora gakeya nuje nyoborera abantu batabikunda bashaka ko mvuga cyane nyine sinzi uko babishakaga noneho oya tugiye doti irangiye bagiye guhindura imyenda bajye mu rusengero n'izindi gahunda bari bateguye tuze no muri reception metron marene aranambutse arambwira ijambo ntabwo njya nryibagirwa bambwiye ati ukuriye kuntu uri kuvuga urakonje ntitubibone muri reception ndagenda hari ukuntu umuntu akugira inama ariko zikubabaje
reka dukoreshe ya mvugo y'ubu akagukoma yarankomye yego hanyuma ntabwo byanushije cyane byankomye cyane na sengira igitekerezo cyo kuganira n'umubyeyi mukuru wari uyoboye umuryango wari uje uhagarariye umuryango turaganira numva twageze igihe abandi bo bagiye mu rusengero baza no muri gahunda zindi zo kwifotoza tugira umwanya munini wo kuganira noneho we yazambwira ahubwo amagambo meza ambwira ati uyobora neza byari ibintu bibiri biziye rimwe kandi ndi gutangira nagombaga rero kugira umwanya uhagije wo kubihuza nza kumenya yuko ari umwihariko wanjye ngomba kugumaho nakoze icyo kintu uvuze nanjye cyambayeho hari ukuntu wakira inama nyinshi muri uyu mwuga umuntu akaza akubwira ngo ibi ariko nasanze guhitamo umwihariko wawe nibyo binoza umwuga wawe gushaka gukora nka runaka wenda ushobora gukora nka runaka mu rwego rwo kudirectinga ibirori by'abandi kugira ngo bigende neza ukamwigiraho ariko ushobora gusanga ngiye kuguha nk'urugero nka MC Basile uburyo avuga bitandukanye n'uburyo MC Mukiza avuga bitandukanye n'uburyo Julius Chita avuga n'uburyo uvuga nanjye nkanjye iyo wumva ndimo kuvuga mvuga nsa nk'uwihuta uko niko Imana yandemye noneho umuntu akambwira ngo uzajye uvuga ngo mubana mwese tubahaye ikaze yigire hafi cyangwa se ugasanga undi araje aravuze ati jya uvuga vuba kugira ngo uvuge amagambo menshi ariko naje gusanga umuntu ahitamo uburyo bwe ukabumenywaho kuko n'umuntu yivugaga ibigwi bye kera ntabwo yivugaga iby'abandi uretse kuri ubu ngubu dukopera kugira ngo nta bigwi bikiremo birahari ahubwo ntibajya babimenya bavuga ngo nize masters mu kivugo wavuga nabaza abantu imitima barakira 18 uvuga ko rwose tabara abarwayi mbabarira ndabizi ko uri umusizi ariko icyo kintu uracyumva ute ibyivugo by'ubu ibigwi by'ubu umuntu yakwivuga kireka wenda bivuze uti ndirutakisha ugasanga abantu baravuze bati ndirutakisha naho ubundi se koko uvuga uti navuye abantu 100 nize kaminuza runaka rimwe na rimwe kiragano turimo kubera ko kigiye kuba transition n'ubundi wanamuvuye amaso arangije arakira wallahi akarenzaho warahe mbabarira unyumvira hari ikindi kivugo Imana igitubabarira umugabo Rugamba uramuzi urw'inkongi rwa Nkabura Rugamba ndamukeje cyane Rugamba rwa Rugambwa buriya hari agakope yigeze gukora ari ahantu ku ishuri baramufata hanze y'ikigo yitwa Ogre aracengera baramubona arangije asubira mu kigo ageze mu kigo baramubwira bati niwe twakubonye hanze ngwino tukwirukana aravuga ati jewe ati je niriwe nijyamye umunsi wose mwambonye hanze muti ubwo ni Ogre Rugamba arangije arabihakana aravuga ati je ntabwo mwambonye buriya jewe ngira impanga yanjye baramufashe baramubaza ngo witwa nde yarabimbwiye yabitubwiye kugira ngo turi ko oya jewe iyo story nyizi kera ko tuzi guhera 2010 Rugamba buriya ati jewe nitwa Odire ahubwo ngira jewe impanga yanjye kandi yiga hariya hakurya mu Nyemeramihigo ku Gisenyi niho yiga Rugamba ati jewe ngira impanga yanjye yitwa Odire ati ahubwo mwakire 5 muze kumumpera umuyobozi arangije aragenda ajya mu kigo Rugamba rirukanka ashaka hapfumurira asubira mu Nyemeramihigo ku Gisenyi mu kigo arangije aragenda aryama ategereje atekereza ati 5 byanjye natanze Imana imfashe baze kubinsubiza umuyobozi we arangije atuma ati mugende munshakire Rugamba ati hari umuntu wamudutumyeho impanga ye Rugamba baragiye atariko atubuze wowe ati reka ati ntabwo ari giye ati ubwo ngubwo wahuye n'impanga yanjye ntiyakubwiye ko yitwa Odire ati sahubwo nta kintu yakumpereye ati murasa atakira 5 yampaye ati wanyu murasa koko nuko Rugamba bigenda bite wari urimo kutubwira urugendo rwawe rwo kuyamusinga yego nyuma yaho noneho twarwumvise uko watangiye n'urwego ugezeho ni rwiza ndubwira abanyarwanda kuko giye ndakuzi
ndagira ngo tubwire ikintu kijyanye na Mucyo Event wahoze utubwira mu ntangiriro. Mucyo Event ni iki? Mucyo Event ibarizwamo iki? Kugira ngo abantu bayimenye. Si Mucyo Event ni inyubako baza bakanywa fanta cyangwa ni tubwire kuri Mucyo Event. Urakoze, nibumva nitwa Mucyo bakumva ko ari Mucyo Event. Ubwo ni nanze kukwica izina ryanjye ngo nditerane, hanyuma narebye aho nari ngeze nubakiraho. Niyo mpamvu nabigumije muri Mucyo Event, ariko akaba ari company ya entertainment management. Akaba ari company nziza igira byinshi, serivisi nyinshi itanga. Usangamo njyewe nka MC, usangamo itorero, itorero hari inyesha gitaramo, yewe n'andi matorero tuzajya dukorana ama contract cyane. Nakomeje mvuga urwiririza, nakomeje mvuga n'ayandi tuzajya tugirana amasezerano. Tuzajya muyasanga muri Mucyo Event. Hanyuma tukagiramo ishuri ryigisha abato n'abakuru kubyina umuco nyarwanda. Tugasangamo abatahira, tugasangamo sound system, tugasangamo n'abataramyi, ari abataramyi ba gakondo, ari abataramyi basanzwe bya kizungu, aribyo twita live bands. So ngabo abo turi bo, tukabihuriza hamwe mu rwego rwo kubona ibidutunga n'akazi. Hanyuma bikaba byaraje n'igitekerezo igihugu cyacu batwifuriza dutera imbere, ariko dutera imbere duteza imbere n'igihugu cyacu. Niko twahurije hamwe icyo gitekerezo. Benshi barabizi, basigaye bavuga ngo ubukwe ngo busigaye busora, ubukwe busigaye busora. Rwose no guteza imbere igihugu cyacu, no guteza imbere ibyacu bikagira ireme, tugatanga umusanzu, natwe tugatera imbere nta nkomyi rwose. Hanyuma niko twahuje rero tugira company ifite izwi mu buyobozi, ifite tin number, itanga fagitire. Yawe ya IBM. Ya IBM. No kuvuga ngo Mucyo bamutumiye mu birori byawe mu izina rya Mucyo Events, ntabwo ushobora kugira ikibazo cya IBM cyane. Na hari ahantu ujye wambuka Uganda se nabwo urayitanga, cyangwa Uganda ntibasaba IBM? Urayitanga ko ushobora guhura n'icyo kibazo uriyo ukananirwa. Ko ibyo tuzi nuko IBM ntabwo itangirwa ku kazi ako kanya yo saa. Yewe muri Mucyo Event ikintu nari sanzwe nzi nuko mugira icyiciro cyigisha abana kubyina no guhamiriza, ubatoza umuco. Kiriya kintu naragikunze cyane. Bariya abana birumvikana iyo murimo gukora ubukangurambaga mubona ababyeyi bitabira guha ubwisanzure abana kugira ngo bitoze kubyina. Bitandukanye na bya bindi twavuze dutangira ikiganiro ko ababyeyi bawe ntabwo bifuzaga kujya kubyina ukiga. Mubona hari aho bitandukaniye, wenda ababyeyi b'ubu n'abakera. Abana murababona muri Mucyo Events birangemo n'abamamaza mwigisha abana kubyina no guhamiriza. Urakoze. Ubu rwose byarahindutse. Ababyeyi baratwumvishe abana none ugasanga nabo barabikunda. Bumvishe n'ibyiza biturukamo. Hari umubyeyi umwe twigize kuganira, arambwira ati arifuza ko umwana we aza agakurira mu muco nyarwanda. Agakurira mu muco nyarwanda ko ngo abona hari discipline umwana we yakurana. Akavuga ati mwebwe nimujye muri ibi ngibi, mwebwe nimujye byo tugenda tubona hanze. Atari ko umwana wakuriye mu muco nyarwanda, wakuriye muri yabyitaga ibintu byacu, mu bya bintu byanyu, ati mbona yavamo afite discipline nziza, imico myiza. Kandi koko mu byo twigisha abana tubigisha n'indangagaciro zisanzwe zikwiye umwana, zikwiye umuto, uburyo akwiye gukura. Hari ababyeyi bifuza yuko tunabasanga no mu rugo tukahana igihe
wareba ku ishuri ryacu risanzwe dukora buri wa kane ryo ryibanze, ariko iryo ryo ku wa kane ryibanze ku bakuru. Mbonereho mbabwira hariho ni Gikondo impande ya SFB, mu marembo neza ya kaminuza ya SFB, ahandi Rugaba yakoreye igitaramo. Yego, hariya rwose ni iruhande mu marembo ya SFB hari agakofi gahari. Dufitemo rero igikari cyaho, ntabwo ari igikari, ni sale. Ni sale. Tukaba dukora buri wa kane, hanyuma tugakora amasaha nimugoroba guhera saa 12. Twarebye amasaha saa 12 kugira ngo abantu bakuru bavuye mu kazi aze akoraga siporo, aruhuke, ko imbyino nyarwanda ni siporo rwose, ni siporo cyane. Hanyuma ikindi gato nibagiwe, muri Mucyo event dufitemo n'abakobwa n'inkumi babyize, batanga icyitwa serivisi na protokole. Babyize rwose, ko ngiye mbavana mu mashuri yabo, aho bize ibijyanye na serivisi, abiga uwo mwuga muri make. Nakoze cyane. Nagira ngo icyo kintu duhereye turimo kugana ku musozo w'icyiciro cya mbere twaganiriye kuri Mucyo event, wanyemerere tugisayukemo, turimo kuganira ku iterambere ry'umuco. Iyo ubonye ababyeyi bafata iya mbere akemera kwishyura amafaranga menshi ariko kugira ngo umwana we yiga umuco, ubona hari icyo bitanga? Yego, hari icyo bitanga, kubera ko nk'ubu ababyeyi bacu bajyaga bagira ikibazo cy'uko babona turi gutanga umuco. Nonese aba bana bashidikanya, abana koko ntacyo twabahaye, bazarinda bakura bazamenye ko ntacyo twabahaye. Rero ko icyo umusaruro utanga tubonamo ni uko aba babyeyi noneho aba bari kugenda rwose batuzanira abana, b'abana noneho bakurira muri wa muco, bagakura noneho ababyeyi badashidikanya yuko ntacyo batahaye abana babo. Bagende bamenye u Rwanda, barukunde, naho bazagera bazaruhagararire, handi bazatera akaririmbo rwose azataramira Ikinyarwanda, aho bazavuga kwivuga ayivuge. Nabonye bigisha n'abana kwivuga. Umubwire impamvu yivuga, niba ngombwa wenda umuherezeho icyatuma yamenye ikivugo, umutume nk'amazina y'ababyeyi, wenda ubanza umwigisha igisekuru kukimenya. N'umubyeyi umwana nataha ukabona umwana muto rwose aramubwira ati papa sogokuru yitwa nde, akamubwira, akamutondekanyiriza igisekuru rwose cyiza. Birafasha, ukabona umwana araje ugatangiye kwivuga. Ni byiza rwose, n'igitaramo kirimo abana kiba kiryoshye cyane. Unyemerere ngire ikindi nifuza ko tuganiraho. Dukubutse mu gihe cy'ibitaramo byari bicucitse nko mu byumweru 2. Kugira ngo igitaramo kibeho bitwara imbaraga nyinshi cyane. Rero ndagira ngo tubiganireho ibi bintu kandi tubive muzi ntacyo bitwaye. Hanze aha ngaha itorero ryateguye ibitaramo cyangwa se undi muntu, wumva ibintu byiza n'ibibi. Ajya kumva bamwe ngo hari bariya abantu bagiye kurira mwebwe ntimuzaharire. Ibi bintu by'amatiku mu matorero, Mucyo nk'umuntu wabaye mu matorero, ibi bintu bivugaho iki? Ndagira ngo utuganire ubive umuzi Mucyo. Iki kibazo ndakigutunguje, rimwe na rimwe ushobora no kwanga kukivugaho kubera ko intore n'inshuti zawe, ariko ibi bintu ntabwo bikwiye muri gakondo. Ntabwo bikwiye. Urakoze. Ngiye icyo mbivugaho, aho bihera ni izo ntore. Ni izi ntore ziba ziri muri iri torero, uburyo zifata imico w'intore. Ese ubutore burangwa n'iki?
bakabimenya. Noneho ikibazo kibamo ni uburyo bagenda bahinduranya bava mu matorero bajya mu rindi, ava muri rimwe ajya mu rindi, agasiga yangishije yajya mu itorero akangisha aho avuye. Cyangwa nanone yarijyamo akahita ajya guterura n'abasiza babwira ati muze hariya niho heza. Ugasanga abayobozi abayobozi b'iryo torero rivuyemo abo bantu barababaye, babuze abakozi, babuze abana birereye bakujije, barababuze, bagiye ahandi, wenda bakurikiye amafaranga, wenda bakurikiye umutoza n'ubushuti bwabo muri rusange. Ariko ugasanga noneho babayobozi b'amatorero ntibagicana uwaka, kubera ko barahura wantwariye abantu, nta hantu ashaka guhurira nawe. Niho icyo kibazo cyawe uvuga ati niba bari hano nimuzajya hano, niba bari hano nimuzajya hano. Kandi koko ugasanga ntibinakwiriye, kubera ko usanga ntibiteza imbere, mwese muradindira. Ndagira ngo tugaruke ku ngaruka zabyo, kuko kubona amatorero ahari rwose ni ibintu binazwi, ni ibintu bizwi rwose. Abantu badukurikiye nibumva tubivugaho batagira ngo ni ibintu byoroshye, ariko reka tubivuge, ntabwo rwose bikwiye. Umuntu ufite itorero ukabarizwa mu itorero, waba uriyobora waba uyoborwa, ariko ukaba wihishe inyuma y'amakimbirane agaragara mu matorero y'umuco. Noneho ahantu dukwiriye kwimakaza indangagaciro z'umuco nyarwanda, akaba ari natwe dufata iya mbere kuzigaragaza no kuzigisha, ugasanga noneho ni twebwe dufite ibyo bibazo. Ntabwo rwose biba bikwiye. Ndagira ngo tuganire ku ngaruka bishobora kugira. Urakoze. Nibyo nari ntangiye mvugaho. Biradindiza ku mpande zombi, biradindiza ku mpande zombi ko ntimugira umwanya wo gutekereza ku byateza imbere, ngo mwese mufatikanye, mwabaye abanzi, ni muri bufatikanye. Hanyuma uwo nguwo ugiye utangiye kujarajara mu matorero, mu by'ukuri iterambere ryawe riragorana. Kuko niba narakubonaga mu itorero ryitwa gutya, ejo nkakubona muri iri ngiri, hari igihe ni wowe wajarajaye. Ariko jyewe numva ikibazo ntabwo ari ukujarajara, kuko buri muntu wese afite icyo abakurikiye, kuko n'ubundi n'aya makipe tubona umukinnyi ava mu ikipe imwe akajya mu yindi, kandi ubuzima bugakomeza. Jyewe numva wenda tutagendera kuri ibyo, ahubwo niba umuntu agiye nagende neza, agende neza, asezere itorero, rimureke agende. Itorero rishaka abandi babyinnyi, cyane ko ingamba iba ari nini. Hari ababa bari aho ngaho bashobora no kumusimbura mu itorero, cyangwa ugasanga na rya torero rindi agiyemo naryo riguhaye abandi bakinnyi, niko mubyita. Jyewe numva ariko bikwiye kugenda ntibaba amakimbirane rwose, bikaba ku neza. Niba umuntu agiye mukumva ko atagiye guca nk'amabere, rwose mukagendana neza. Ni iki cyakorwa kugira ngo iki kintu gikemuke? Yego, tugane ku musozo w'iyi ngingo. Urakoze. Naringiye kukunganira. Icyakorwa, nyemerere mbanze mvuge ku rugaga. Urugaga rw'amatorero rurahari. Burya rurahaba? Rurahari. Nta n'unitabire nk'inama. Nibwo nibutse yuko nibagiwe n'irindi torero ryitwa Indatirwabahizi. Nivuga Indatirwabahizi z'umujyi wa Kigali, turaramutsa cyane umubyeyi maso. Hanyuma icyo gihe nabwo nageraga yuko ni itorero ry'umujyi wa Kigali byo rikora recruitment, n'abava mu matorero yandi bakaza bakahuriramo nk'uko urukerereza rumeze. Noneho nari ndiyo bisanzwe, nabo ndi umutoza wungirije, ngira amahirwe banyohereza mu nama y'urugaga. Rero rwose abantu twicaranye aho bose bari baturutse rwose mu yaya matorero twese tuzi. Noneho wumva ko urugaga rwabahuje, rufite rero inyigo, rufite n'ibyo bagenderaho, amahame byinshi agenga amatorero byo rwose nibyo. Hari n'ibyo itorero risabwa kugira ngo hari
ibyo urwo rugaga nibura ubona rugerageza gukora cyangwa cyane rugakurikirana. niyo mpamvu nari bivuze kureka ngo mvuge ku rugaga kubera ko icyo wari uvuze nk'uko wari ushatse kuvuga ngo abakinnyi barashaka kukinonosora neza ku buryo wowe mubyinnyi uvuye mu itorero runaka ugiye mu rindi ugenda neza nta nkomyi, yaba mu buryo bw'amafaranga yaba mu buryo bwo kurekirita mu bwumvikane bari kubitegura ko ndibuka yuko twabayeho kera rwose rwabayeho kera. Nyemerere turimo gusa nk'abagana ku musozo ariko ntabwo nshaka ko tugana ku musozo tutavuze ku bitaramo biherutse kuba. Tuvuge ku bitaramo biherutse kuba dutange komenti kandi byinshi barabyitabiriye. Ndagira ngo tuganire uko byagenze abantu bagutunguye muri biriya bitaramo. Reka wenda tuvuge ku giheruka kuba ejo bundi ku itariki 3 cyateguwe n'umuntu bita MC Mustafa Kido. Yego. Harya buriya ni Kayitare cyangwa ni Kayitare Mustafa Kido. Turagushimiye gutegura ibitaramo byiza bya Kinyarwanda. Ariko ngo umuntu bita Mpano Ryan yari yisha abantu. Ni igitaramo cyari cyahuriyemo abantu 4. Cyari cyahuriyemo Indashyikirwa, Mpano Ryan, Cyusa Ibrahim, Arwet. Ariko naje no gusanga hari umusizi Murekatete yagize umwanya wo kuvuga ibisigo bigera kuri 2 ndetse na Bajire Sentore yaza kugira ngo ateguze album ye. Ariko ndagira ngo tuvuge kuri Maria Yohani yarazamutse na Muyango. Ariko ndagira ngo tuvuge kuri kiriya gitaramo n'uburyo Mpano Ryan abantu bose baramuha amanota ko ariwe wataramye neza kurusha abandi. Urakoze nuko umuvuze ari nje bagomba kumuvuga. Yego. Mbonereho no kubwira n'abanyarwanda muri rusange impano ntizishakira mu bakuru, ziri muri bano bantu batoye. Nibo bari kumenya ikigezweho, bakamenya innovation, bakamenya n'uburyo bagitanga. Imbaraga barazifite. Nituvuga amano turavuga amazina menshi, twavuga amazina menshi. Mwafrika inshuti yanjye ijwi ryiza cyane rizira amakaraza. Navuga Odinore, wavuga Jabo. Jabo turanamusuje n'indirimbo wamurengera ntwari akaba umugabo ngo mugore we w'abagore we umugabo w'umugore wawe. Yego, afite indirimbo nziza yitwa Imitoma. Ariko nidusubira kuvuga uwo warumbajije Man Lion, afite performance nziza, afite uburyo, afite imbaraga ku rubyiniro, afite n'indirimbo nziza, azitegura neza akazi igihe zikabanza zikamenyekana, agasohora indi. Hari ikintu giwe nakunze turimo kugana ku musozo, abantu bose baramushima ko azi gukora stage. Ngo niwe wa mbere, ngo nyuma ya Ruti Joel muri gakondo nta wundi muntu wakora reka nkubwire. Ndongeye mbisubiremo kugira amahirwe yo kujya muri kino gisata. Waraciye mu itorero Rintore, waraciye mu itorero ugahamiriza, bigufasha byinshi. Nabikubwiyeho mbere. Mucyo nyemerera tugane ku musozo kugira ngo ikiganiro abantu bari bamenyereye ko tuzana abataramyi baririmba. Mwabonye ko twari dufite menshi yo kuvuga. Mu Kinyarwanda baravuga ngo kuyavuga siko kuyamara. Unyemerere dusoreze aha ngaha, ariko dusoze utubwira nk'ikintu ugaya mu matorero, mu ntore, ikintu ugaya ku mwuga wa MCing cyane cyane ko ari byo bisata ubarizwamo. Urakoze. Masegonda 30 byose bihuza. Kambihuza. Kamere ku cyo nisangamo cyane MC nkunda. Icyo nyeneye ku bandi dukorana nukuri benshi barabifite, ariko abatabifite babigire, babe cooperative. Nabo biga gukorana, bakorane n'abandi n'ababatumiye kubakorera ibirori. Bakorane nabo bantu ko nibo ba nyiri ibirori. Ntago ari ibyawe ubwo babiguhaye. Menya gukorana n'ababyeyi bakuru, basaza, abasaza bakuru, muganire. Ese bamenere ibanga ngewe nganira nabo mbere yuko tunatangira n'ubukwe kugira ngo tubishyire ku murongo. Abageni bo bari chat tubaganira tukashyira ibintu ku murongo, ibyiza ashaka akambaza icyiza
cyane yuko njyewe njya nanga n'amabije y'ubukwe. Iyo uje gukora ubukwe ushaka no guha bije tukayigenderaho tugakora ibyiza. Hanyuma njya ku itorero ndashaka ko rwose itorero ubwo riraza no kujyana n'igisata cyo muri gakondo. Ni benshi duhari dukora bino bya gakondo. Ni turavuga ama groupe ya gakondo yose ari gutarama ahantu tubona abanyarwanda tubashimira ko bari kudusanganira bagakunda umuco nyarwanda bagatarama mu ma weekend. Bisa neza n'iby'amatorero hamiriza. Nitubane twongere umubano tukomeze tukanyage dufatanye twongereho kandi ikintu cyitwa ubunyangamugayo nyakugira Imana. Ubunyangamugayo buravuze kandi buburisha abantu. Tuzavuga mu gitaramo cya kabiri. Tuzavuga mu gitaramo cya kabiri. Ubunyangamugayo buturange nibwo butore n'ubupfura rwose no kubinore. Barakoze cyane. Uyu nguyu ni MC Mucyo akaba Mucyo event nanone unyemerere dusoze ubwira abanyarwanda aho bashobora kukubona. Barakoze cyane. Ushobora kumbona kuri nimero de telefone ya 0782966115. Ushobora kunyandikira kuri email ya mucyo.orest@gmail.com. Ushobora kujya kuri Instagram ukandikamo Mucyo event bifatanye, iyo o yanyuma ihura na na event ukayigira 0. Mucyo event ubwo ni Mucyo 0 Mucyo 0 event bifatanye cyangwa ukandikamo Mucyo Orest. Urambona cyane mu Mugara, urambona mu Mugara rwose. Twemerere dusoreza aha ngaha. Munyemerere dusoze nkeza inshuti yanjye magara yitwa Lucky Murekezi MC manage. Uyu mugabo nta kintu adakora, ariko kandi shebuja w'imitari cyane, Mitari TV ahantu rwose acisha ibiganiro byiza bivuga kuri documentaire cyane cyane ku muco, ariko akakunda inkotanyi cyane. Lucky Murekezi rero turagukeje, ni MC mwiza noneho uzi Icyongereza, uzi Ikigande, uzi Kinyankore. Ni MC uteye ubwoba. Ndamukeje nkunda kutugira inama. Mutwemere rero banyarwandakazi ducumbikire ahangaha ikiganiro twagiranye na Mucyo byari byinshi. Ubutaha nzamuzana noneho turimo kuvuga utunutu muri gakondo kuko ni twinshi cyane kandi turatuzi. Tuvuge none bitagenda tuzamena umuceri. Turenda kuzagaruka tumena umuceri hasi. Nyamuneka mukebura abantu bo muri gakondo mukora ibintu binyuze kandi biciye mu mucyo byiza. Mwakoze kudukurikira. Nitwa Kamanzi uzera amakengo rwamugenzana umushumba w'urugamba. Kuri Instagram ni Kamanzi Peter Julius, TikTok Kamanzi Peter Julius, Twitter ni MC Kamanzi. Cyane mwakoze murakagira Imana, muhorane u Rwanda n'abantu.